gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize uwitwa Hirwa arimo aganira na Allen ndetse yararimo amusaba imbabazi. Ese aho ngaho Allen yarabyemeye nangwa ntiyaje kubyemera? Munyemerere inkuru yacu n'ubundi tuyihere kuri abangaba bombi babiri. Hirwa akomeza kubwira Allen akambwira ati nje imbere yawe nitwaje amagambo yo kutisobanura, ahubwo nitwaje ukuri. Nzi neza ko nagukoshereje ngatuma umutima wawe uremererwa ndetse ugashavura. Ibyo nakoze byatumye uba uwo ntifuza kuba we, kandi byagusigiye igikomere gikomeye. Ndemera amakosa yanjye yose nta kuyahisha. Sinshaka ko imbabazi ndi kugusaba zitwa amagambo gusa. Ndi kugusaba imbabazi mbikuye ku mutima, kuko nzi ko amagambo yanjye n'ibikorwa byanjye byahungabanyije icyizere wari umfitiye. Mbabajwe cyane nuko naguteye kubabara kandi ndicuza by'ukuri. Nzi ko imbabazi zitagurwa amagambo kandi ko zituruka ku bushake bwawe. Sindi bwihutire kuguhatiriza, ahubwo nzagutegereza mu cyubahiro. Icyo ngusabye ni uko umenya ko umutima wanjye wicuza byimbitse kandi ko niteguye guhinduka. Niba wanyemeye, wanyemera, cyangwa se utabyemera, niba hari ikintu cyose nakora ngo ngarure icyizere nasenye, nzagikora mu bikorwa aho kuba mu magambo. Nzakomeza kubaho nzirikana ikosa ndetse n'isomo rikomeye nakuye mu makosa yanjye. Allen, please, ndakwingiza umbabarire. Si uko mbikwiriye, ahubwo kubera ko nicuza by'ukuri. Nzubaha icyemezo cyawe cyose, kandi nzakira n'iyo imbabazi zaba zitaje. Allen ariyumvira akamubwira ati Hirwa, numvise uko wiyumva kandi ndabyubaha. Ariko oya warambabaje. Ndagira ngo nkubwire ngo urukundo rwa nyarwo rugendera ku kwemera no ku bwisanzure. Nubwo byambabaje, nemeye kumva ukuri kwawe. Gusa sinshaka kukubera umutwaro nangwa se kukubangamira. Nahisemo kwigendera n'umutima utuje. Gusa nzirikana ibyiza ndetse n'ibyishimo twasangiye. Ariko nanone sinakomeza guhatiriza ibyataye icyerekezo.
ndakwifuriza amahoro n'ibyiza mu buzima bwawe. Icyo twari dufite hagati yanjye nawe ndagishyira mu cyubahiro, ariko ibi byose ndabishyiraho iherezo mu kinyabupfura no mu kwiyubaha. Umbabarire, ntabwo nakomeza kugukunda. Ubwo wambwira ko utakinshaka, narabyumvise, numva ko atari imipaka, numva ko atari ibinyoma, ahubwo ndabyakira. Ndavuga ngo sinzongera kubaho ntifuzwa, nangwa se kuguma mu buzima bw'umuntu, nangwa se aho ntakiri ngombwa. Sinshaka ko unsaba imbabazi, sinshaka ibisobanuro birenze ibyo watanze. Icyo nkeneye ni ukuri, kandi wagutanze. Ubu nahitamo kwigendera, mfite agaciro kanjye. Nta mpamvu yo gukomeza, nta n'impamvu nari mfite zo gukomeza gutegereza umutima utaranshakaga. Ese urumva nari kugutegereza? Nibyo byari hagati yanjye nawe byari iby'ukuri, kandi ndabishyira aho bikwiriye mu mateka. Nta na rimwe nzagushyiraho igitutu ngo se ngo nkwibutse ahahise. Aha niho marga irikiye pe. Ndakuruhuye kuko nanjye ndiyubashye. Ntabwo ibi bintu nshaka ko tuzongera kubivugaho. Tugomba kurekana burundu Hirwa. Ntabwo nicuza ko nagukundaga, sinicuza ko nigeze nakumenya, nubwo tutakomezanyije, ariko wigeze kuba byose nari nkeneye. Wigeze kuba urukundo rw'ubuzima. Ari nahera akanigendera, agasiga Hirwa aho ngaho. Hirwa ariyumvira, akabona koko ko Allen yababaye. Ariko Allen agenda afite ishavu n'agahinda, kubera ko ababwije ukuri Hirwa, ariko nanone akababazwa nuko amuhakaniye kandi abizi neza ko ibyo amubwiye bitari ngombwa ko bimubwira ako kanya. Arimo agenda ahura na Dan akamubona ari kurira. Agira atya akaza amusanga, akamubaza ati Allen, ubaye iki? Ko mbona uri kurira? Allen ahera ko yijijisha, akamubwira ati nta kibazo mfite, ahubwo ni akantu kanguye mu maso. Dan ati oya wimbeshye, akantu kakuguye mu jisho rimwe amaso yose ahera akarira? Undi ati yego byose birashoboka, urumva ntakubeshya. Ari nagerageza kumwenyura ngo yereke Dan ko nta kibazo afite. Dan koko akamwizera, amubaza uko mama ameze, akamubwira ati nta kirahinduka, uba hasigaye nta harurema.
njye ntacyo mfite nakora. Dan ati none se waretse nkagushakira ahantu ugenda ukaba uruhukiye noneho ngasigara hano. Aren ati oya, wikigora ndabizi ubwo waba ugiye gutanga isende, kandi nyine hano hari umuntu wanyemereye ko mu kanya gato agiye kuza akaba ari hano, nuko hari utuntu nyine agiye kuzana mu rugo, noneho nahagera arahasigara ngende njye mu rugo njye kuba ndyama. Dan ati si uwo muntu ninde? Aren ati nyine ni hamwe nakoraga, so nakubwiye ko bamfataga nk'umwana mu rugo, sinzi niba ubizi nabikubwiye uburyo nagiye gukora akazi ko mu rugo, so rero nibo bari kumfasha. Dan ati wow, ni abantu beza. So noneho ndumva niba ufite umuntu uri kugufasha, ngiye kuba ngiye mu rugo, ngiye kongera ngiye kuba nita kuri business, nita ku bikorwa byanjye, dore maze iminsi turi kumwe hano, ngenda kureba ko nta bintu byapfuye, so after 3 days I'll be back. Aren ati nta kibazo. Dan agira atya kamusigira amafaranga menshi cyane, kuko ati nugira icyo ukenera genda ugishake, nagushirana ntaragaruka just let me know, sibyo? Aren ati yego nzakumenyesha. Dan agira atya kamusoma mu gahanga, kuko ati kandi wiyiteho. Aragenda, akigera ku modoka Aren azamukurikiye, agahera kamuhobera, ari nakari kurira ariko atari kuvuga. Dan nawe agira atya akamuhobera mwituze nta kibazo. Nyuma yo kumuhobera arongera akamusoma mu gahanga ndetse akamuhanagura n'amarira, kinjira mu modoka akakserera akagenda. Aren asigaraho, ariko ubona adatuje ndetse atanishimye. Tuve aho ngaho twigire kuri Tani. Abari mu muhanda ari kureba muri telefone, ari amasaha ya lunch, agahura na Cyozi. Cyozi akimubona aramuhagarika, Tani agashaka ahantu amuzi, ubwo ati ninjye uri guhagarika? Cyozi ati yego niwe nshaka ko tuvugana. Tani ati oh nta kibazo. Ndamugeraho akamuramutsa, akamubaza ati turaziranye se? Ndabona amaso ataraya ariko ndumva ntazi ahantu nkuzi. Cyozi ahera akaseka kavuga ati kano kanya se waranyibagiwe? Nako kwanza narwo nakabaye nkubwira ngo waranyibagiwe, kano kanya uranyibagiwe? Ntabwo ari we duhuye mu kanya? Ndati oh niwe nari ndi kubaza doctor. Ndati yego. Cyane ati sorry nari ngiye nagushimiye ariko nyine nanagiye kare, kwanza nyine na hari utuntu ndimo, urabona ko ntakiri no muri quartier ziwanyu, ahubwo se we kuri hano bite? Cyozi ati njye mvuye kuri lunch akenshi nyifatira iwanjye mu rugo. Cyane ati oh utuye he? Tuye hano hafi? Ndati yego ntuye hari haruguru gatoya. Ndati oh sha nyine kare wamfashije, nari nanabyibagiye nyine ubona ndi kwibaza ahantu nkuzi byanshanze.
kibazo ati none se twaganiraho gatoya niba nakugoye. Tania ati nta kibazo, ntabwo ndi kwihuta, nyine wambaza ariko niba bitari bukwicire nyine time yawe, ndabizi ko mwebwe muba muri kunuza nyine kuri conditions zo kutarenza amasaha mwahawe. Kibazo ati ya nuko biba bimeze, nyine hari akabazo k'amatsiko nyine nagize. So nyine doctor yigeze kumbwira ngo afite umukobwa bakundana, nyine twajyaga tumuserereza ngo arakuze kadashaka. So ambwira ko afite umukobwa, so nkikubona ndebye n'uburyo umeze, uburyo uri umusirimu, uburyo uri keza, so I thought ko yaba ari wowe. Are you the one? Tania irakaseka avuga ati no way, jewe Tania ba girlfriend wa doctor, uretse ko wenda bitanashoboka, sayo mahirwe ntayakura, cyane nkundana na doctor. Urabona ndi umukobwa kuko doctor yakwemera, kuko abanza urebe n'amashuri yize, urebe umurimo mwiza afite akora mu irwariro rikomeye rya mbere mu gihugu, niwe mu doctor wa mbere dufite. So how comes ko yakunda inkandagira ibitabo nkanjye, idafite masters idafite ama degrees nkayo afite, ahubwo ndayakabaye akunda abakobwa nkawe. Kibazo ati oya wimbeshye. Tani atoya takubeshya ngo bimarire iki, njye n'ibindi bintu namushakiraga, nta nubwo tunaziranye cyane, ariko ntekereza ko tugiye kumenyana nyine wenda byimbitse bitewe nuko nasanze ari cyo duhuriyeho. He's my uncle, ntigeze menya uhereye mu bwana bwanjye, ariko narinje gushaka nkuzi. Kibazo ati uncle we gute se? Abana bereye uncle mbazi. Tani ati ni long story, wenda buriya hari uzabimenya niduhura, wenda tuzashaka umwanya tuganire if you never mind, sibyo? Sinzi niba nakwibwiye nitwa Tania, ndati nanjye nitwa Cyozi. Tani ati Cyozi rero buriya tuzahura ikindi gihe wenda tuganire, sinzi niba nagusigira namba yanjye. Kibazo ati nta kibazo, ahera akayimusigira, Tani yakigendera. Tuve aho ngaho twigire kuri Latinum. Ndetse na Ituze baba bicaye, asa naho amuryamyeho, asa naho nyine amurambitseho umusaya, bicaye ahantu. Tina abwira Ituze cyangwa ati Evan, hari igihe umuntu ahura n'undi akumva atuje kurushaho, kumva ashaka kumva ijwi rye, akishimira kuganira nawe, kandi kumwe nawe umva ameze neza, kandi ibyo mbifata nk'ikintu gifite agaciro. Sinzi uko nabivuga, ariko kuba ndi hafi yawe bituma numva mfite amahoro.
hari ikintu mu myitwarire yawe kindyohera mu mutima. Hari abantu baza mu buzima utabiteguye, ariko uko iminsi igenda ishira bagahinduka abo ushobora kwishimira mu buzima bwawe, wowe uri muri abo. Nkunda uko umbwira, uko unyumva, n'uko umpa umwanya wo kuba uri kumwe nanjye. Sometimes iyo tuganira mba numva igihe gihita vuba, kandi ibyo si bisanzwe kuri njye. Hari uburyo uba uhari bigatuma numva ntari njyenyine, kandi ibyo mbifata nk'Imana idasanzwe. Kubera ko ngufite mba numva ntabura aho nshyira umutima wanjye, kuko nawushyira kuri wowe. Biroroshye kuba njye nashyira umutima wanjye kuri wowe. Sinzi niba ubibona, gusa iteka ngutekerezaho kandi ntabigambiriye, cyane cyane iyo habaye ituze hagati yanjye nawe. Uko witwara bituma numva nshaka kukumenya kurushaho, si ku gahato, ahubwo kubw'umutima wanjye uba wumva ubishaka. Hari amwe mu magambo wagiye umbwira iteka aguma mu bitekerezo byanjye, si uko ari menshi, ahubwo uko uyavuga asigara mu ntekerezo zanjye. Nishimira ko haba ku bwanjye, ukampa agaciro. Si ibyo gusa navuga, kuko si abantu bose babigira. Iyo uri hafi yanjye ibintu bimwe na bimwe biroroha. Sinzi impamvu ariko ndabishimira, ndagushimira pe. Nk'ubu turi kumwe ndumva ntuje, hari igihe utuma nseka ntanabitekereje, kandi uko biba nibyo bituma ndushaho kukwishimira kurushaho. Uze nawe agira atya akamusubiza, akamubwira ati Tania, nanjye sinigeze menya ko ituje rishobora kuba umuntu, kugeza igihe uganira nawe nibwo ubasha kumenya ko uwo muntu ashobora kuba ituze. Ukuri kumbwira biratuma numva ndi uw'agaciro, kandi ibyo ndabifata mu mutima. Hari ikintu cyiza mu buzima bwawe, uko iminsi igenda ishira kikagenda kiryohera umutima wawe. Kano kanya sinagishakira amazina kuko yaba menshi. Iyo ntekereje ku bintu bintera kumva nishimye mu mutuzo, izina ryawe riza ridahamagajwe. Nkunda ko umbona, ukanyakira uko ndi, kandi ukemera uwo ndi we.
ndi kumwe nawe ntibinsaba kwiyitirira nangwa se kwigira uwo ntari we, kandi ibyo biba byoroshye kandi biraryoshye pe. Nanjye nsigaye numva ntuje iteka iyo turi kumwe. Iyo turi kumwe numva isi ihagarara, numva yanahagarara kuko ntekereza ko ariho nshaka kumara igihe. Wambaye hafi muri iyi minsi, kuba uri hafi yanjye bituma numva nta kibazo kinini gisigaye. Iyo ugize icyo ukora cyoroshye, kunyitaho, kumpamagara, bigira agaciro kanini kurusha amagambo yose. Ntibisanzwe kumva umuntu ukwiyumvamo mu buryo bworoshye kandi butuje, ariko nawe urabikora. Urakunditse pe. Hari ibintu byoroshye gukora. Ndetse iyo ndi kumwe nawe bituma numva ntekanye. Ntabwo nzi uko nabivuga, ariko uranyubaka. Iyo ndi kumwe nawe nishimira ko ntari kumwe n'undi muntu uwo ari we wese, kandi nkanishimira ko ntari kumwe n'umuntu ugira ubwoba bwo kwerekana uwo ari we n'uko amfata. Ntabwo ndi umuntu woroshye mu rukundo cyangwa se ubizi cyane, ariko kumva ko unyemerera kuba njye bituma numva nishimye. Wanyeretse igisobanuro cy'ubuvandimwe n'ubucuti. Muri iyi minsi ntabwo byari binyoroheye ndetse byari binankomereye cyane, ariko wambaye hafi. Ibyo rero ndabigushimira, ndagukundira, kandi nzakomeza kubigukundira no kubigushimira by'iteka. Ni iby'umugisha kukugira, ni iby'agaciro. Muri iyi minsi ntabwo byari binyoroheye, ariko wambaye hafi. Ntabwo nabona icyo nkwitura wowe na mushiki wanjye Tania, ariko mwambereye aho undi wese atabasha kuba ari. Iteka nsigaye numva mba ntuje iyo turi kumwe, iyo turi kuganira, iyo tuvugana. Numva ari byiza. Natia, ndabyumva kandi ndanabikunze, ariko ndumva hari ikintu nshaka kukubaza cy'amatsiko. Mu gihe njye nawe tumaze tuziranye, ndumva nshaka kukubaza ikintu kimwe, kandi umbabarire umbwize ukuri. Ese uraza kumbwiza ukuri? Ati yego, ndaza kukubwiza ukuri nta kibazo, keretse icyo udashaka. Njye nditeguye, mbaza ikibazo icyo ari cyo cyose.
Latina ahira ko abaza Ituze akamubaza ati none se Ituze we ubundi umfata gute ese ubundi umbona ute ndishye kuri wowe hari inshuti z'ubwoko butatu inshuti magara ya yindi kuba hafi mu bibazo ikahaba ku bwawe hakaba inshuti nyine irangaho isanzwe nyine ushobora kwishingikirizaho ariko nanone bitari cyane nka ya nshuti magara hakaba nanone inshuti ya boyfriend na girlfriend kuko urumva hari ubushuti bw'ubuvandimwe umuntu akaba ari nk'umuvandimwe wawe ufata nk'inshuti ariko nanone ari inshuti yawe uwo noneho ni wa wundi nyine ubura inshuti yawe magara hakaza na ya nshuti ushaka kukuba hafi ariko utakishingikirizaho cyane n'inshuti ufata nk'umuvandimwe wawe hakaza na ya nshuti nyine iya girlfriend cyangwa se boyfriend ni ubwo bwoko butatu bw'inshuti njyewe ndiyihe kuri wowe Ituze inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha ese Ituze araza kubwira Latina kari iki kuri we ese ibyo ari bumubwire Latina araza kubyakira ate byose rero ni mu bice bizakurikira inkuru yitwa Warahemutse yewe nitwa Atite inkuru ni nyandika kandi ni nanjye uyibagezaho